narindi kukubwira ngo imitsima ya rubanda yashize. Hari abantu bari bategereje guhembwa kugira ngo babone kujya kugura imiceri. Hari abari bategereje kujya gutwara taxi kugira ngo abagenzi niyo bishura bajye guhahira ingo zabo. Hari abari bategereje ku bibuga by'indege ngo ukwezi ni gushira bazabahemba. Hari abari bategereje ku maparike ngo abamukira rugendo nibaza bazabahakana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Gushimiye kuri Imana igira neza bugacya bukira. Uri Imana ibana natwe ndetse buri munsi. Uduhaye igitondo cyiza kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Uduhaye igitondo cyiza kuba turi mu nzu yawe. Uduhaye igitondo cyiza kuba turi mu materaniro yera. Izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ryashyizeho ibiriho byose. Turasenze ngo imbaraga z'Imana, umwuka wera w'Imana abane natwe kandi adusobanurire neza icyo ushaka kuri twebwe muri iki gitondo. Himbazwa ko uratangirana natwe ugasozanya natwe. Nuhimbazwe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nitwa Dusabimana Josephine, ndi umukristo w'i Siyoni, ndirimba muri korali Siyoni. Uko Imana imbashishije nkora umurimo w'ivugabutumwa. Mfite ijambo igitondo cy'uyu munsi Imana yashyize ku mutima, dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 21 umurongo wa 4 n'uwa 5. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 21 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutambyi asubiza Dawidi ati: nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe n'uruburaburizo, keretse abahungu birinze abagore. Dawidi asubiza umutambyi ati: ni ukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu ari ibyera, nubwo ari urugendo nk'izindi, none ibikoreshwa byabo ntibirushaho kuba ibyera. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo imitsima y'Abubashy'Imana iracyariho. Turi mu gihe kigoye aho ibintu byose byahagaze. Amasoko arasa n'ahagaze, za gare ntizigikora, ibibuga by'indege byarahagaze, nta ngendo zikiriho, ubucuruzi ntibugikorwa neza nk'uko bikwiriye kubera iki cyorezo cya coronavirus cyateye. Ariko nubwo ibyo byose byahagaze, imbaraga z'Imana, ukuboko gukomeye k'Uwiteka kuracyari kubamwubaha kugira ngo bagirire neza. Ni ijambo rivuga ngo imitsima y'abubashye Uwiteka iracyariho, ntabwo yashize. Muri iki gihe tukikigeramo, ingendo zimaze guhagarara, ibintu byose bihagaze, abari bafite amafaranga bakoze ibishoboka byose kugira ngo bahahe, bashyire amasitoke mu ngo zabo batazahura n'inzara. Ariko hari n'abandi batari bafite ayo mafaranga, batari bafite uburyo, batungwaga no kugenda buri munsi kandi ubwo izo ngendo zari zihagaze. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana yo mu ijuru itabura uko ibigenza, abo bantu bose iragira uko ibagoboka umunsi ku wundi, ikabaremera manu nk'uko yaremeye manu Abisiraheli mu butayu. Imana itugire neza cyane. Imitsima y'Abubashy'Imana iracyariho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo no mu minsi y'imperuka hazabaho inzara y'ijambo. Ubu insengero zirafunze, ibyumba by'amasengesho birafunze, nta bantu bakibona abapasitori ngo bahagarare imbere babigisha ijambo ry'Imana. Ariko nubwo ari ingume, ijambo kuri ba bandi bubashye Imana bakomeje kuribika muri bo, n'uyu munsi wa none riracyabatunze, kandi ubagendera ukabasura wasanga muri bo hakirimo ijambo ryahanuwe rifite imbaraga kandi rikikora ibitangaza muri bo. Imana idufashe cyane. Iri jambo ritubwiye iki? Ni inkuru za Dawidi. Uyu Dawidi Imana yamuvuzeho kare kose ko azaba umwami wa Isiraheli, ariko muri uko kuba umwami wa Isiraheli yahuye n'intambara, yagombaga guhura n'ibimurwanya cyane. Sawuli yazaga kuzasimbura, ntiyazaga kunezezwa nuko Dawidi azaba umwami, ariko Imana irinda ijambo ryayo ibihe ibihumbi kandi karinda n'uwo irivuzeho. Byange bikunde Imana irarihagararira kugeza risohoye. Dawidi ariko Sawuli yakoze ibishoboka byose kugira ngo amwice, amukureho, ariko nta waburizamo umugambi w'Imana.
Imana ikoresha Yonatani umuhungu wa Sawuli akundana na Dawidi mu buryo budasanzwe. Ijambo ryarambwiye ngo babaye nk'agati kikubiranije, kandi Yonatani akunda Dawidi nk'uko yikunda ubwe. Amaze kumenya umugambi wa se Sawuli, yabwiye Dawidi ati umva wikize, data yamaramaje kukwica. Dawidi arahunga. Ijambo dusomye rirambwira ngo Dawidi ahunga yagiye i Nobu. Agiye i Nobu ahasanga umutambyi witwa Ahimeleki. Ahimeleki amubonye arikanga, aravuga ati Dawidi kuri wenyine bite byakugendekeye ute? Dawidi naramubwira ati umva rero kuza njyenyine umwami yantumye amagambo akomeye cyane, yantumye umurimo ukomeye cyane, yambwiye ati kandi ntihagire umuntu ubimenya, niyo mpamvu naje jyenyine. Ariko nyemerera, naje bintunguye, nta mutsima nta kindi kintu mfite, nyemerera niba hari amafunguro umpereze. Icyakora cyo ngusabye imitsima 5. Aho ngaho umutambyi yarari, imitsima yari ihari, yari yerejwe Uwiteka. Byari iby'abatambyi, nta wundi muntu wagombaga kuyikoraho, yari yerejwe Uwiteka, yari igenewe abatambyi. Nuba ngo Dawidi ntiyagombaga kuyikoraho, ariko haracyariho imitsima Yabubashy'Imana. Imana ishimwe. Dawidi akimara kubibwira Ahimeleki, aramubwira ati umva rero imitsima irahari, ariko imitsima ihari ni y'abahungu batiyandurishije abagore, birinze abagore, bakarinda ibikoreshwa byabo ntibiyandagaze. Dawidi aramubwira ati umva rero icyo ngicyo cyo twagiye guhaguruka twaramaze kugikemura. Nge n'abahungu banjye ibikoreshwa byacu by'abahungu ni bizima, ni smart, nta kibazo bifite. Imbere y'Uwiteka nta rubanza dufite, imbere y'Imana turatinyutse, nta kibazo dufite. Dawidi aramubwira ngo twebwe tujya guhaguruka twamaze 3, ubu rero tumaze iminsi mu rugendo, noneho twarushijeho kuba abera. Imana itugire neza cyane. Uyu Ahimeleki yumva nawe aratinyutse, aravuga ati ibyo ari byo byose iyi mitsima ngiye gukuraho iyi ngiyi, twe twamaze kwereza Uwiteka kuko hari indi shyushye ndaza kuyisimbura, ariko Dawidi ajyane kuri iyi mitsima. Imana idufashe. Nubwo iki gihe kigoye cyane, nubwo iki gihe ubuzima bukomeye, ariko Imana iragenda igaburira abantu bayo mu buryo budasanzwe. Imana yegereye abantu bayubashye, Imana yegereye abantu bayisenze, Imana yegereye abantu bayikiranukiye, Imana yegereye abantu babanye nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubundi ngo mbere yuko ujya kwa muganga wakagombye kuba inshuti ya muganga, mbere yuko ujya kwa muganga, mbere yuko urwara wakagombye kuba waramaze gushyiraho ubucuti bwawe na muganga. Nuvuga ngo iki gihe turimo turi gukoresha ibyo twakoreye Imana mu gihe cyashize, nibyo turi gukoresha. Amasengesho twasenze ubushize niyo dutunze, kubaha Imana twayubashye ubwashize nibyo bidutunze uyu munsi, umurimo twakoreye Imana ubwashize niwo udutunze uyu munsi. Rero Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iragenda igarura ibyo abantu bakoze nibyo ibatungishije uyu munsi. Imana ishimwe. Nanjye ndimo mu Imana igiriye neza muri iki gihe kidasanzwe, kuko mu batunguwe n'iki gihe nanjye ndimo, ariko ndagenda mbona ukuboko k'Uwiteka Imana, kandi byanyigije mu zindi mbaraga zo kurushaho gukorera Imana n'imbaraga zanjye zose, kuko Imana niyo kwizerwa. Jambo rimbwira ko nubwo twe tutizera, ariko Imana niyo kwizerwa ibihe byose. Narindi kukubwira ngo imitsima ya rubanda yashize. Hari abantu bari bategereje guhembwa kugira ngo babone kujya kugura imiceri. Hari abari bategereje kujya gutwara taxi kugira ngo abagenzi niyo bishyura bajye guhahira ingo zabo. Hari abari bategereje ku bibuga by'indege ngo ukwezi nigushira bazabahemba. Hari abari bategereje ku maparike ngo abamukira rugendo nibaza bazabaha akantu. Ariko ibyo byose birahagaze. Imana niyo ifashe ijambo, kandi yavuze ko umukiranutsi wayo ntabwo azicwa n'inzara, n'urubyaro rwe ntabwo ruzasabiriza ibyo kurya. Imana ishimwe. Haracyariho imitsima, naho ibintu byahenda, ariko imitsima yabubashye Imana irahari. Naho ibintu byazamura ibiciro, naho ku isoko byabura, ariko Imana yo mu ijuru yo iracyafite imitsima yo kugaburira abantu bayubashye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rero ryambwiye ngo uyu Dawidi amaze kubona iyi mitsima aragenda. Amaze kugenda Imana ntiyamureka, ariko abwira uyu mutambyi Ahimeleki, ubwo mpaye imitsima ariko nkeneye n'inkota kuko naje nta kintu nitwaje, nkeneye kumpa inkota. Umutambyi aramubwira ati rero nta yindi nkota iri hano, nta yindi ntwari iri hano, icyo akora cyo mfite inkota ya yindi wicishije Goliyati, iyo irahari iyi ngiyi aba ari yo yitwa
umutware. Dawidi aramubwira ati iyo nkota yo nta gisa nayo yimpereze. Kandi ijambo ry'Imana rimbwira ko inkota y'umwuka ari ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo rirema. Ijambo ry'Imana riremeye abantu ibyo kurya. Imana ibi bintu bijya kuba turavuga nk'uko Imana yagiye itubwira. Itubwira ko ibyorezo bizaza ariko ko uburinzi bwayo buri kuri twebwe n'abana bacu. Itubwira ko inzara izaza ariko ko Imana izagaburira abantu bayubashye n'urubyaro rwabo. Imana ishimwe. Inkota y'umwuka rero ni ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo ritunze abantu muri iki gihe. Babandi bayisenze turarya kubera ijambo, turabona uko duhaha kubera ijambo, turambaye kubera ijambo. Imana iyo nkota niyiginesha, iyo nkota nituma duhagara neza ku rugamba. Imana nihabwe icyubahiro. Imitsima y'abasenze, imitsima y'abubashye Imana, imitsima y'abiringiye Imana iracyari ntabwo yashize. Muri depo muri stock yawe byashira, kuri konti amafaranga yashira, mu mufuka yashira, ariko imitsima, haleluya, imitsima y'abubashye Imana yo iracyariho mu bubiko bw'Imana, birahari. Imana ituganze cyane. Ndabyibuka Abasaduraka na Meshaki na Abedenego bari Babuloni, ngo bagambiriye mu mitima yabo kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Baravuga tuzubaha Imana. Imana bubashye ibanyuza mu itanura ry'umuriro bayirivamo ari bazima, ibanyuza mu rwobo rw'intare baruvamo. Barangije ngo umwami aravuga ngo abangaba ndabogeje mu gihugu cyose cy'i Babuloni, bagomba gutegeka. Iyo umuntu ategetse ararya. Iyo umuntu yahawe icyubahiro agafaranga kariyongera. Iyo umuntu yazamuwe mu ntera ubuzima buroroha. Imana imitsima y'abubaha Imana iracyariho. Imana ishimwe. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibi byorezo byateye kuko ni ibimenyetso byerekana imperuka y'isi. Imana yavuze ko mu ijambo hazaza intambara, impuha, inzara, ibyorezo, ibiki, ariko iratubwira ngo nitubona ibyo bibaye tuzararame turebe mu ijuru kuko gutabarwa kwacu kuzaba kwegereje. Imana ishimwe. Ibi rero ntibiduce intege. Imana yavuganye natwe bitaraba kandi ikurikiranye ijambo yavuganye natwe. Imitsima y'abubashye Imana iracyariho. Icy'ingenzi ni ikihe? Imana irashaka ngo abantu bezwe. Imana ashaka ngo abantu babonere, kuko muri Matayo ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye, abo nibo bazabona Imana. Mu makuba bazabona Imana, mu nzara bazabona Imana, mu bukene bazabona Imana, intambara zaje bazabona Imana, ibihe byahindutse ibintu byose bigahagarara, ubuzima bugasa n'ubwahagaze, ibo bazabona Imana kubera ko bafite imitima iboneye itabacira urubanza. Imana idufashe. Muri iki gihe kibaye amahanga yose yarebaga, kibaye abakomeye n'aboroheje barebaga, kibaye abakira n'abakene cyangwa bize n'abatarize barebaga, icyo Imana ishaka, Imana irashaka ngo abantu bakiranuke batunge imitima iboneye. Nibamara gutunga imitima iboneye, Imana izabakiza, ibababarire, ibakirize n'igihugu. Imana itugire neza cyane. Ndangirije iri jambo ahangaha, ariko ndirangije nkubwira ngo wigira ubwoba. Imitsima y'abubashye Imana iracyariho, mu bubiko bw'Imana iracyariho. Ahubwo icyo tugomba gucungana nacyo ni ukubaha Imana. Imana yatorera bigasanga dutunze imitima itaducira urubanza, imitima iboneye yubaha Imana ibihe byose. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusenga. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Utubwiye ijambo ry'ihumure nubwo turi mu bihe bigoye, ariko uratubwiye ngo imitsima y'abubashye Imana iracyariho. Naho stoke zashira, naho amafaranga yashira, naho ibintu byose byakomeza guhagarara, ariko abawe uracyabafitiye imitsima yo kubatunga. Dufashe dutunge imitima iboneye, dufashe dutunge imitima yubaha Imana, kugira ngo tuzabone uko dufata kuri iyi migisha Imana igenera abayubaha. Turagushimiye ko twese utwubatse mu izina rya Yesu Kristo, amen.